Ikangusuhuze kandi mwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show, ndizera yuko kandi mukomeje kugubwa neza muri rusange. Aya rero ni amagambo y'Imana tugiye kugarukaho meza cyane ari mu bwenge. Abantu benshi cyane rero bakomeje kwibaza batese kuko ijuru ryabayeho. Rero mpari cyane ku bwawe ngo ngusobanurire. Ahangaha mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ndetse ahangaha rero nibirimo byose. Aha rero binavugwa neza yuko rero aricyo kintu abantu benshi cyane bashidikanyaho cyane. Uko byagenze rero hano ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ari nako ndetse ndi kubona byanditse mu Cyongereza ngo in the beginning God created the heaven and the earth. Rero ni amagambo Imana yagiye ikoresha y'ubwenge akomeye cyane, aho ndetse ngo isi yari itagira ishusho, ndetse yariho ubusa. Rero ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri, ngo maze kandi umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Rero ni ibintu bikomeje kugenda biteza abantu urujijo byinshi cyane. Rero ni amagambo aba yarahumetswe n'Imana, ndetse biciye no mu mwana w'umuntu. Rero ni ibintu byiza cyane. Abantu benshi cyane bagenda bibaza batesi kuko ibyo bintu ni ibyanyabyo, nk'uko kandi twagiye dusoma Bibiliya twese tuzisobanukiwe, ibi ni ibyanyabyo. Nuko rero Imana iravuga iti habeho umucyo ubaho, ari nabyo ndetse ngo and God said let there be light, and there was light. Imana ibona umucyo uko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Rero Imana yita umucyo amanywa, ndetse kandi umwijima iwita ijoro, buragoroba ndetse kandi buracya. Uwo ni umunsi rero uwa mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Rero Imana yagiye ikoreshamo amagambo y'ubwenge akomeye cyane, aho ndetse abantu benshi cyane bibaza batese koko ese iryo juru ryariho mbere y'uko Imana itabaho, cyangwa se n'ubundi Imana yahoranye naryo. Ni ibibazo byinshi cyane abantu benshi bagenda bibaza. Iri juru nk'uko kandi hejuru hagenda avuga ngo ijuru ryariho, isi yari itagira ishusho. Bivuga ko isi rero ngo bivuga ngo isi yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Bivuga ngo rero Imana n'isi byahozeho nk'uko kandi bigenda bigaragara muri Bibiliya. Ariko gusa Imana yo yaje gufata ibyo yizaniye ku isi, n'ubundi ibiha umucyo n'urumuri, ndetse kandi irabitandukanye. Gusa ahangaha rero abantu benshi bagiye basobanukirwa neza cyane uko byagenda kose, ndetse umuntu wahumetse iki gitabo ni imbaraga z'Imana ndetse zagishyizeho kugira ngo abantu benshi cyane ndetse basobanukirwe, abenshi muri bo bagandukira bagenzi babo nta kubahitana uko biboneye, cyangwa se bakurikize amabwiriza y'Imana nk'uko kandi agenda abitegeka. Dore ko bavuga ko nta cyaha gito kibaho, ndetse ibyaha byose ngo imbere y'Imana birangana. Ahangaha nk'uko bigenda bigaragara, ari nabwo ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima, ndetse ibyo ngibyo byose igenda ibitandukanya. Aribwo ndetse byaje kugoroba, aribwo Imana yaje kwita umucyo amanywa, umwijima nuko uwita ijoro, buragoroba ndetse ngo buranacya. Uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti rero habeho isanzure hagati y'amazi, ndetse rigabanye amazi n'andi mazi. Ahangaha rero ni ibintu bikomeye cyane. Imana irema iryo sanzure, ndetse ngo igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru ryayo biba, ndetse bityo ahangaha rero ni ibintu bikaze cyane. Ari nabwo rero Imana yaje kugenda ndetse ibikora neza cyane.
rero ni amagambo y'ubwenge cyane aho ndetse Imana yagiye irema ibidukikije byinshi cyane, hari nabwo ndetse kandi yagiye ishyiramo ibintu by'ubwenge, dore ko twatangiranye ngo isi yariho ariko itagira ishusho, ariko nuko Imana iza gusanga ibyo bintu bitayinezeza, hari nabwo ndetse kandi yatangiye kugenda ndetse icamo ibice, ariko binavugwa neza yuko isi yabayeho n'Imana iriho, usibye yuko